nani wanyogo utikanga ukirezagize nkujye mu makemba nyagira byageza kure nyatungo ibyo barye nguje rirabuhira umushi yaturutishayi yaga yitwaje masotero ageze kabushinge bageze arakunda shinga kaributuze isugi imisozi rwose yomuka gacaca rero arakuza amanukira kabirizi abaturukoro kwa rupfura y'iraro ahuye n'inkwara akibona urusoro mbikire neza Pawulo nawe aragenda Kanyabihango kwa Sebuyange sibagenze yabo Sebuyange ndetse yabo nawe garugigana. Bakunzi ba radio TV Impinduka turabasuhuje. Uyu munsi turi tariki ya 13 Gicurasi 2022 tugiye kubagezaho ikiganiro kivuga ku mushinga wakozwe n'ishyirahamwe ryitwa Icumbi rikora mu Burusiya, umushinga witwa Abanyarwanda basize ibirari mu mateka y'u Rwanda mu kinyejana cya 20. Uyu munsi nuko mubona ndi kumwe n'abashitsi ndi Maniragena Valens ndi kuvugana nabo muri St Petersburg. Ndagira ngo abashitsi turi kumwe nabo babimbwire hanyuma dukomeze tujya ku kiganiro. Bahera ku mushitsi turi kumwe ko François Xavier Bamurunda. Ndabaramukije bavandimwe duhuriye kuri radio televiziyo Impinduka. Nge ubavugisha nkaba nitwa Turikuniko Francisco Saveri, nkaba ndi mu Burusiya, nkaba narabaye umukuru w'uwo muryango utegamiye kuri leta witwa Icumbi kuva washingwa kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2002. Ubu ngubu i St Petersburg nkaba nyoboye undi muryango witwa Inganzo Gakondo, kandi nkaba n'umuvugizi w'urwego rw'abubatsi b'iteme rihuza Abanyarwanda. Ndamukije rero abatwumva bose n'abazatwumva mu bihe bizaza, abo turi kumwe mbifurije ko tugira ikiganiro cyiza. Murakoze. Urakoze François Xavier. Ndagira ngo nubwo nyine wenda sinzi wabyogera tugomba no kuzirikana ko uri muganga, ibyo nabyo ari byo dukunze kubyibagirwa ko nabyo nibyo biduteye byo muganga. Hanyuma Ambrose Nzeyimana umwanya wawe. Murakoze Valens. Nanjye nkuko bivuze ndi Nzeyimana Ambrose, nkaba mba mu Bwongereza. Ingofero nkunze kwambara ni impimbanye ya demokarasi iharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Nkaba mbimazemo igihe kirekire, nkaba naratangiranye na Valens uyu mushinga w'ibirari by'amateka. Tukaba rero twizera ko ikiganiro turawugiraho kirashimisha abaragikurikira haba none cyangwa n'igihe kizaza. Tukaba twaragiteguye twumva hari icyo kizamarira Abanyarwanda. Murakoze. Urakoze Ambrose. Urakoze nawe François. Inshuti rero mukurikiye iki kiganiro, ubu tugiye gukomeza nyine tubabwira iby'uwo mushinga. Kugira ngo dutangire tunabivugeho neza, ndagira ngo dusabe Turikuniko François kuko yababwiye nyine ko yabanje kuba umuyobozi w'igihe umushinga umuryango Icumbi washingwaga, ari we watorewe kuwuyobora, akawuyobora kugeza kuva mu 1996 kugeza mu 2002. Ndagira ngo tubwire muri make Icumbi uko ryavutse n'uko nyine bikoze, noneho wenda anatubwire nyine naho umushinga uhuriye n'Icumbi. Bwana François Turikuniko umwanya wawe. Murakoze kuba mwongeye kumva ijambo. Amateka
y'umuryango Icumbi ni maremare cyane kuko ni umuryango wavutse mu mujyi w'Uburusiya, umujyi wa kabiri, umujyi abize mu Burusiya kera bazi ku izina rya Leningrad. Ubu ngubu ukaba warasubiranye izina ryo mu gihe cy'ubwami byitwa, akaba ari umujyi witwa St. Petersburg. Amateka y'Icumbi rero, umuryango witwa Icumbi ava mu bibazo by'u Rwanda n'Abanyarwanda. Nk'uko twese tubizi, ku itariki ya mbere Ukwakira umwaka w'1990 mu Rwanda hatangiye intambara ishojwe n'umutwe wa FPR wari uturutse mu Buganda. Mu by'ukuri zikaba zari ingabo z'Ubuganda. Ibyo nabyo ni mu kanya turi dushobora kuza kubisubiraho, kubera nubwo biyitaga ko ari impunzi, ariko mu mategeko mpuzamahanga ntabwo impunzi burya ziba zemerewe gufata intwaro, nta nubwo ziba zemerewe kujya mu ngabo z'igihugu cyazihaye ubuhungiro. Ubwo rero iby'intambara yabaye mu Rwanda turabizi. Muri 1994 uwo mutwe witwaje intwaro waje gufata ubutegetsi, hanyuma igice kinini cy'Abanyarwanda kirahunga. Abari abanyeshuri benshi baba nabo impunzi. Twe twigaga mu Burusiya tuba impunzi. Rugikubita ingabo zari zimaze gufata ubutegetsi zihindura zigashyiraho na guverinoma, zitwibagirwe kuko abantu twari mu Burusiya icyo gihe rwose twese twari twaraje kwiga dufite buruse ya leta. Ubwo rero leta nshyashya ya FPR ntiyatwitaho, iratwibagirwa, ahubwo iranaturwanya, ariko twagombaga kurwana n'ubuzima. Mu by'ukuri amateka ni icyo gihe nibwo twaje gutekereza yuko tugomba gukora umuryango ugomba kudufasha kwita ku burenganzira bwacu, kuko nubwo icyo gihe twari abanyeshuri, nk'uko nabivuze, twahise tuba impunzi kubera ko ababizi mu mategeko mpuzamahanga, impunzi burya zirimo ibice byinshi. Hari impunzi ziba zivuye rugikubita mu gihugu cyazo, ariko hari n'abo bita les réfugiés sur place, impunzi ziba mbese ibibazo bisanga aho zari ziri zigahitamo kuhaguma. Ni gutyo rero abanyeshuri twigaga mu Burusiya, by'umwihariko twigaga mu mujyi wa St. Petersburg, twibonyemo impunzi kubera ko leta yari imaze gufata ubutegetsi, ntiyahise ishaka kutwitaho, kandi n'abavandimwe bagomba kutwitaho benshi bari bamaze guhunga igihugu. Murabizi yuko mu minsi ya mbere rwose ahubwo isi yose yaje kumenya ko Abanyarwanda ngo bakoze demokarasi bagatoresha ibirenge. Ibyo nabyo ni imvugo ivuga. Ubwo rero rugikubita muri 1994 umwaka urangira, kubera ko nta bourse d'études twari dufite, ibibazo bitwishe, nibwo twatangiye gutekereza ibyo gushinga uwo muryango. Mu mwaka w'1995 dutangira gukora. Hanyuma mu by'amategeko umuryango waje kubona ubuzima gatozi mu mwaka w'1996.
ubwo nyine mu nshingano twihaye icya mbere kwari ukureba uburyo twarwana ku buzima bwacu. Icya kabiri, kubera yuko abanyeshuri iyo biga babaga bafite icyo twita statut d'étudiant, ariko iyo umunyeshuri yabaga arangije byahitaga birangira aho ngaho, yagombaga gushaka impapuro zimuhesha uburenganzira bwo kuba mu gihugu arimo, mu bitureba kuba mu Burusiya. Ubwo nyine inshingano ya mbere yahise ikurikiraho, twagombaga umuryango wagombaga gufasha abanyarwanda bashakaga ubuhungiro mu mujyi wa St. Petersburg mu Burusiya kubona impapuro z'impunzi. Uretse ibyo ngibyo ariko mu nshingano zindi umuryango wishinze, twagombaga gushaka uburyo twabona twamenya aho abacu bagiye. Ibyo tukaba twarabikoraga twifashishije imiryango mpuzamahanga nk'umuryango wa Croix Rouge, nk'umuryango uharanira, umuryango mbese wa ONU ushinzwe ibibazo by'impunzi, HCR, Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, n'indi miryango myinshi twakoranaga, kuko icyo gihe tumaze kubona ubuzima gatozi twahise tugirana ubufatanye n'imiryango mpuzamahanga myinshi, kabone ko iyo miryango mpuzamahanga myinshi yabaga ikorana n'impunzi aho zabaga ziri, haba muri Congo, haba muri Tanzania, haba muri Kenya n'ahandi ku isi hose. Ubwo rero twagombaga kumenya aho abacu bahungiye kugira ngo mbese twongere tujye tubona amakuru yabo no kumenya abapfuye aho bari. Uretse ibyo ngibyo ariko twagombaga kwiga n'ibibazo byo kubaho muri sosiyete turimo, ibyo twita mu Gifaransa intégration sociale, gushaka ibintu by'imirimo, abashaka kugumya kwiga gushaka uburyo twababonera amashuri, noneho n'ibindi bibazo nyine, kubera ko dukomoka mu Rwanda hari ibibazo byihariye tutagombaga kwibagirwa tukabitoza n'abana bacu. Hari ibyerekeranye no kubumbatira umuco nyarwanda, hakaza n'ikibazo cy'amateka yacu. Rero ari nacyo impamvu nagishyize ku mwanya wa nyuma, ni uko ari cyo gihuye nyine n'uyu mushinga waduhuje uyu munsi. Muri icyo gihe byari ibibazo bikomeye, kuko FPR imaze gufata ubutegetsi, murabizi rwose ubu ngubu n'amahanga yose amaze kubimenya, ntabwo ari ibanga. Murabona yuko nko mu bihugu bya Amerika usanga babivuga, biriya bihugu bikomeye byinshi birabivuga. FPR imaze gufata ubutegetsi yaje ibeshya byinshi, iza ihindura amateka y'u Rwanda. Ibyo rero twumvishe yuko bigomba kuba ngombwa yuko nk'abana bacu bari hano, nk'abanyamahanga twabanaga, twagombaga kubabwira ukuri tuzi ku mateka y'u Rwanda, yewe tukifashisha n'ibitabo byanditswe n'abanyarwanda bari bahari, abanyarwanda bazwi banditse ku mateka y'u Rwanda kugira ngo atagumya guharabikwa. Ikintu cyiza cyane rero ni uko twese abari bagize uwo muryango twarangije hano mu Burusiya, kuko umuryango wacu ntabwo ari St. Petersburg gusa, twageze aho dufungura n'ibiro mu yindi mijyi ya hano mu Burusiya, cyane cyane nk'i Moscow.
mu myaka ya mbere rwose byari ngombwa ko ako kazi tugakora, ko tuvuga ukuri, tuvuga uko intambara yatangiye, uko yagenze mu Rwanda, ariko tukavuga n'amateka yacu kugira ngo amateka atagobekwa. Tukabivuga muri za universite twizemo, kubera ko twese abenshi twari hano, twarangije hano, nubwo nyuma hari n'izindi mpunzi zageze aho zikaza hano mu Burusiya. Ubwo rero ndumva icyo ari cyo cyari cy'ingenzi nagombaga kuvugaho. Ikindi nashaka kuvuga ni uko umuryango utegamiye kuri leta Icumbi, nubwo washinzwe n'Abanyarwanda kandi ukaba mu myaka ya mbere nka mu mwaka w'1995 na 1996 ukaba ahanini waribanze ku Banyarwanda, ariko kubera ko ari wo muryango wa mbere mu mujyi wa St. Petersburg ndetse no mu Burusiya wari ushinzwe n'Abanyafurika, byabaye ngombwa yuko mbese dufasha n'abandi Banyafurika, kuko ibibazo ntabwo byari ku Banyarwanda gusa. Murabona ko 1996 intambara yahise iva mu Rwanda ikajya muri Congo, bikagumya gufatana. Murabona za Sudani, mbese abantu bose bakomoka muri Afurika bari bafite ibibazo, nabo byabaye ngombwa yuko umuryango wacu ubafasha. Nubwo nyuma twaje kugira initiative mbese akaba ari Abanyarwanda akaba ari bo bagira initiative yo kugira ngo Abanyafurika bari St. Petersburg bagire umuryango munini uhuza Abanyafurika, ariko mu by'ukuri ako kazi ahanini ni umuryango kakorerwaga mu muryango Icumbi. Ni icyo ngicyo nashaka kongeraho. Reka mbe mpiniye ahangaha, ubwo ntihaboneka ibindi bibazo. Turi mu kiganiro, ntabwo nakwiharira ijambo njyenyine. Ntihaboneka ibindi bibazo nabyo ndabisubiza. Murakoze. Urakoze François, uvuze neza rwose ko Icumbi nyine byatangiriye St. Petersburg, ukaba ari umuryango washinzwe n'Abanyarwanda, numva twari 11, ndetse nyine mu nshingano nyine uvuze umuryango wari ufite hari no kugira ngo dutange amakuru ku byabaga mu Rwanda, ku byatumaga Abanyarwanda bahunga, none no gushaka mu by'ukuri uburyo ibyo bibazo byabonerwa umuti urambye, Abanyarwanda bakagira ubushobozi n'ububasha bwo gusubira iwabo ntabwo rero muri urwo rwego twageze aho mu mwaka wa 2017 dukora umushinga n'ubwo twarifatanyije, hanyuma dutangira kuwukoraho nje na Ambrose. Nagira nyine ngo Ambrose avuge ku mushinga wacu nawe kugira ngo twihute, ngo avuge ku mushinga w'ibirari n'amateka. Ambrose, ijambo ni ryawe. Urakoze Valence. Umushinga nk'uko ubivuze twawutangiye mu Kuboza kwa 2017, dutangira neza kuwukoraho kuri mu kwa mbere kwa 2018. Icyo umushinga ugamije ni ukuvuga ku mateka y'Abanyarwanda bamenyekanye cyane mu kinyejana cya 20. Impamvu twafashe icyo gihe gusa ni uko nk'abashakashatsi twashatse kugira igihe ntarengwa abo tuzavugaho bazaba barabaye. Twahisemo rero ko baba barabayeho mu kinyejana cya 20, ko batabarutse mu kinyejana cya 20, kuko hari abo tuvugaho bavutse mu kinyejana cya 19 ariko batabaruka mu cya 20. Izo ni uruhande rumwe rw'umushinga. Abo twatangiriyeho ni ababaye abami n'abaperezida
twasanze ari batandatu, abami babiri, Musinga, Yuhi wa gatanu Musinga, na Mutara Rudahigwa. Ababaye abaperezida ni Mbonyumutwa Dominico, Kayibanda Gregory, Habyarimana Juvenal na Sindikubwabo Theodore. Mwakwibaza muti kuki Kigeli Ndahindurwa tutamushyizemo cyangwa se Pasteur Bizimungu tutabashyizemo? Abo kubera ko twagennye ko abo tuzavuga gusa ari abatabarutse mu kinyejana cya 20, abo bombi nubwo bategetse u Rwanda, Ndahindurwa yitabye yatabarutse muri 2016, naho Pasteur Bizimungu kugeza uyu munota hari ndakeka ko akiriho. Ubwo akaba ari yo mpamvu bo tutabashyize mu bushakashatsi bwacu. Indi mpamvu twavuze ku mateka y'abo bantu, ni uburyo twahisemo nyine bwo kuvuga amateka y'u Rwanda, tukayanyuza mu miyoboro y'abantu bamenyekanye cyane mu mateka y'u Rwanda. Indi mpamvu yatumye tuyavuga kuri ubwo buryo amateka y'u Rwanda, nuko niba abanyarwanda twibuka, kuva FPR yaza ku butegetsi, yahagaritse kwiga amateka y'u Rwanda. Mu nyigisho mu mashuri rwose mu Rwanda ubu ngubu nta mateka y'u Rwanda yigwamo. Ikigwamo ni iki? Ikigwamo ni propagande za FPR, amateka ashushanyije ku buryo FPR ishaka, arimo ibinyoma bimwe na bimwe, yemwe n'ibinyoma ku mateka twihagarariyeho twebwe tubabwira, tubaganiza muri iki kiganiro. Kuba rero twarakoze uyu mushinga ni ukugira ngo tuzibe icyo cyuho FPR yashyize mu myigishirize y'amateka mu Rwanda, kugira ngo uyu mushinga wacu ufashe abanyarwanda kumenya amateka binyuze mu mateka y'abanyarwanda bamenyekanye cyane. Ubwo agatabo ka mbere nk'uko nabivuze kacu kasohotse muri 2019, mu kwa gatatu kwa 2019, kavuga kuri abo ba perezida 4 n'abami 2. Ubwo wenda Valence afite icyo yanyunganira aho ngaho, yacyongeraho tugakomeza. Urakoze Ambrose, ubivuze neza, numva ko kunganira aho binagoye, ariko kamemu ntabwo naburi cyo bivugaho, kubera ko wenda twakwibutsa abatwumva cyangwa twabwira abatwumva n'abareba nyine radio televiziyo Impinduka impamvu twahisemo nyine kunyura ku bantu tugumva ko basize ibirari mu mateka. Ubundi nk'ubu twagize amahirwe cyangwa se ibibazo, hari abari baragiye kwiga hanze bakabona uko hanze abantu babayeho, ariko intambara yatumye noneho dusohoka u Rwanda tukamenya uburyo abantu bo hanze babayeho, n'ibintu bikomeye ukuntu bigenda bizirikana abantu bagize uruhare mu mateka yacu. N'ubu ntabwo ushobora nko kugera nk'ubu i Moscow ngo ushake kumenya amateka ya Lenin uyabure, ushake kumenya amateka ya Stalin uyabure, nubwo abo bategetsi bo bategetse iki gihugu usanga mu bitabo by'amateka abo bantu barimo n'abagiye babasimbura. None ugiye mu Faransa n'umva ari uko uzabona De Gaulle, ubone wa wundi bari burya Pétain, ubone iki, ariko abantu bose bategetse igihugu duhereye byuze kubera ko igitabo cya mbere cyavugaga ku bategetse igihugu, usanga abo bantu bose bazwi. Yewe na Roma, muzi ko twese twize Roma, hari umugabo wayitwitse witwa Nero, ariko abantu biga amateka ya Roma baramuzi, baramwiga. Kugira rero nk'ubu ngubu usange umunyarwanda ntushobora kugera i Kigali ukabaza umusore uti Kayibanda Gregory wahoze ikibuga cy'indege cy'Ikanombe ko cyahoze cyitirirwa Gregory Kayibanda, ariko ushobora gutangazwa nuko wagera i Kigali ukavuga Kayibanda Gregory, none abantu
bagasanga ntibazi uwo muntu uwo ari we. Ibyo ni ibintu mu by'ukuri bibabaje, kuko bituma nyine amateka y'igihugu cyawe uwo muntu ubwo ubutakaje igice kinini wari ugombye kumenya. Kuba rero tugaruka kuri abo bantu, nkeka ko tugitangira n'umushinga François Biruka nawe Ambroise, ko twagerageje gushaka abantu benshi badufasha kugira ngo twere kuzajya wenda umuntu umwe, kuko biragaragara iyo abantu ari bake tuvuga nyine abo twumva tuzi, abo dushobora kubonaho amakuru, ariko dukomeje gusaba n'abandi bose bumva uyu mushinga wagira igihugu cyacu akamaro kutugana tugafatanya, kuko nk'uko wabivuze igitabo cya mbere cyasohotse cyavuze ko babaye ku isonga, ariko igitabo cya kabiri turi gutegura nizeye ko kizasohoka muri uyu mwaka, kizavuga nacyo ku bantu basize ibirari mu mateka y'u Rwanda, ndetse wenda nagira ngo Ambroise umfashe niba bitakugoye, numva sinzi niba ushobora kubasoma, ariko umfashe tubibukiranye. Dogo uwa mbere numva ari Kanjogera, umugabekazi Kanjogera. Dogo ni umuntu wabaye mu mateka y'u Rwanda, niwe wabaye wagize amazina abiri y'abagabekazi, yabaye Nyiramibambwe aba na Nyirayuhi. Niwe watangiye ikinyejana cya 20 tugitangira, niwe wari umugabekazi. Hakurikiraho musaza we Kabare, wagize nawe uruhare mu byo tuzi byabaye ku Rucunshu igihe bakuraga Mibambwe Rutarindwa ku ngoma. Hagakurikira Ndungutse, uzi ko Ndungutse na Rukara na Basebya bari mu bantu bavugaga ko barwanyije umwami Musinga, noneho Abadage bakaza gufasha Musinga kugira ngo babashe gutsinda abo bantu bari mu majyaruguru y'igihugu. Hakurikiraho Ambroise ushobora kumvise wenda bakurikiyeho nawe ukabavuga. Ntabwo lisite nyifite imbere yanjye, ariko twakurikijeho bariya bapadiri ba mbere barimo ba Gafuku, bareberaho hari ukiri aho ngaho numva Gafuku na Reberaho, yego harimo n'uriya Rwabutogo uyu wafashije ngo Rudahigwa, ndetse n'umutware wagiye kurwanya bariya Basebya na Ndungutse na Rukara, uriya Rwubusisi. Hari abantu sinzi mu rwenya kugira ngo wenda tuje tunaseka mu kiganiro, bavuga ko Kagame muzi ko yavutse ejo ku itariki ya 12 z'ukwa gatanu, nibwo Kagame yagombye kuba yujuje imyaka 110. Yavutse rero ku itariki ya 12, Isengo yari yagiye muri izo ngabo za Rwubusisi zagiye kurwanya abantu. Noneho aje umugore wamubwiye ko yabyaye umuhungu amwita Basebya, kuko ngo bari batsinze Basebya. Nyuma ngo baje kurihindura kubera ko ngo nyina yanze ko yagira ngo izina ry'umuntu ngo wari warigometse ku mwami, nuko baje kurihindura. Ariko ako ngako nako bagomba kubaho nyine mu mateka, nabyo bigenda biba. Undi abandi bakurikiyeho, twakurikijeho abahanzi nka Sebatunzi Yosefu Rujindiri, wumva yego, na Kankazi umugabekazi, hari Kankazi, hari bariya ba Musenyeri Bigira Umwami, hari Padiri Kagame, ngo ni ntuze Padiri Kagame Alexis na Gicanda, birumvikana. Noneho na ba Kayuku Evariste, hari bariya ba Rwasibo Jean Baptiste, Icamumpaka Baritazari, Gitera Yohani Batista, Gitera Habyarimana Yohani na Joseph. n'abantu 21 twanditseho, twakozeho ubushakashatsi muri iriya, donc bazaza mu gitabo cya kabiri. Wenda ubwo turabitaza kubivugaho mu gice kikurikiraho, uburyo abantu bagiye badufasha muri ubwo bushakashatsi. Yes, wenda muri abo 21 nibwo twavuze, hari twibagiwe gusa kuvuga
bapadiri Viateur Kabarira na Mudashimwa Gaspard ariko nabo bose ngo babuze 21 ariko ubwo tugiye kuri ibyo byuko nagira ngo tugaruke inyuma uko warutangiye ku bantu badufasha kuko urabona nk'ubu twagiye twandika kuko ngiyo tumaze kubona inyandiko hari abashobora kuba barakurikiye bakabona ko zimwe twagiye tubanza kuzishyira no ku rubuga rwa Rwanda. Noneho hari igihe abantu basomaga bakatubwira bati ngiwe ndaraho mwakosora uretse ko batawe benshi ariko hari igihe tubona abantu twandikira abantu twandika tukageza ku bantu bakabona bakatwandikira batubwira bati izi nyandiko zanyu ni nziza n'ubwo bituma mu by'ukuri tugira mbese n'umuhate wo kugira ngo ibi byo kwandika kuri aba bantu batandukanye ariko bagize uruhare mu mateka y'igihugu cyacu tubikomeze. Sinzi François uko igitabo cya mbere wagisomye hari icyo wakivugaho mu magambo make kugira ngo nyine mu gihe utegereje kuzabona icya kabiri muri kugikosora muri kutubwira ibyo twanonosora ariko icya mbere cyarasohotse wakitubwiraho muri make wenda inyandiko zaba zakunyuze cyangwa se zabonye zituzuye. Fungura mikrofone yawe. Nari nagumye kwiyambarira agapfukamunwa ariko maze ukavanaho. Nibyo koko igitabo cya mbere cyarasohotse, navuga yuko cyagize success. Murabona nk'uko cyavuze ahanini ku ba politiciens babaye basize amateka twese tuzi. Numva ibyo ntari buze kubigarukaho cyane, ahubwo mu kanya mwari muvuze ku bantu bagiye bandika, niba mubinyemereye numva nakora ka komantere gatoya kuri abo bantu bagiye nabo bagira icyo bavuga kuri icyo gitabo, kubera yuko nk'uko Manirage namaze kubivuga, iyo igitabo kimaze kwandikwa mwagiye mwohereza abantu bagasoma hanyuma bakagira icyo bavugaho. Ubwo rero muri make nagiraga ahubwo ngo nanjye kubera ko ubu ndi muri uyu mushinga ndi kuwuvugaho ku giti cyanjye, nanjye nshimire abantu bagize icyo bavuga rwose bandikaho, kubera ko iyo umuntu asomye twa komanteri usanga bishimishije cyane, kubera ko hari abantu banditse bavuga bati twari tuzi yuko ibintu tubizi bimwe kandi byarabaye natwe duhari mu maso yacu ariko twarabyibagiwe cyangwa se tutabizi neza. Hari n'umuvandimwe wanditse avuga yuko mu gitabo yaje gusoma ku muvandimwe we akomokaho. Ibyo ni ibintu bishimishije cyane rwose, byaramushimishije kubera ko yaravuze ati birantangaje kandi birananshimishije kubona mwaranditse ku gisekuru cyanjye nta handi hantu cyari cyaragaragaye. Murumva rero ko ibyo bintu ni ibintu bishimishije cyane. Hari n'undi muvandimwe wanditse avuga by'uko ku mwihariko, numva niwe wanditse ibintu byinshi, avuga ku mateka ye nawe ibyo yabonyemo. Yanatanze n'umusanzu munini cyane rwose, kubera ko hari ahantu yasanze hari udukosa, aravuga ati hano nakwifuza ko mwahakosora, ariko nawe nyine byaramutangaje biranamushimisha. Avuga yuko hari ibintu byinshi nawe yari yaribagiwe kubera ko yize hano mu Burusiya, noneho biranamushimisha kubera ko igitabo cya mbere cyanditswe mu Kinyarwanda no mu Kirusiya. Gusa hari akantu yatanze numva
hari igitekerezo yatanze numva kizagira akamaro ku gice cya kabiri. Ni uko yatanze igitekerezo cy'uko igitabo cyakwandikwa mu Kinyarwanda gusa, noneho ahubwo kikazasemurwa mu zindi ndimi, aho kugira ngo umuntu abangikiranye Ikinyarwanda n'ikirusiya nk'uko byagenze ku gice cya mbere kiriya cyasohotse. Ubwo rero babwirwa benshi akumva na beneyo. Nshobora kuvuga byinshi ariko numva ibyo ngibyo birahagije. Murakoze. Urakoze François. Mu by'ukuri uwo wa nyuma urangirijeho ni Jyajya Muganga Dr. Philipo Ntawiniga. Nubwo yatubwiye nibyo koko yatubwiye ko abona byaba byiza dutandukanyije dusohoye igitabo mbese ibitabo bibiri mu Kirusiya no mu Kinyarwanda. Ati kandi nkeka ko mu minsi yashize na Ambroise twagerageje gushaka kureba uburyo igitabo cyaje kuri Amazon, tugura n'ikibazo cy'uko indimi zombi nubwo byari gusohoka bivanze. Iyo remarque wenda tuzayizirikana mu minsi muri uku gutegura igitabo cya kabiri, uretse ko tuzabyigaho turi batatu, ndumva n'abandi bazaza gufatanya natwe tuzabikora. Ariko icy'ingenzi ni uko mu by'ukuri mu gukora uyu mushinga twiyambaza abantu benshi. Hari abo ngabo uvuze nk'ubwo nyine nk'uwo Dr. Philipo Ntawiniga, ariko hari n'abantu benshi twiyambaje. Numva bamwe Ambroise nabo yabavuga badufashije bakaduha za komantere kugira ngo natwe tunabashimire muri urwo rwego nk'uko baduhaye nyine uwo muganga. Ambroise ushobora gukomeza. Urakoze. Mu bantu badufashije hari uwitwa Venanti Habiyambere uba mu Budage. Yatubwiye bike azi ku bantu nka Dr. Froduwari Mugemanyi na Major Ruhigira Desire, ngo basubiye ku rugerero haba muri Kongo cyangwa mu Rwanda. Aba ntiturabandikaho ariko bari mu bo tuzandikaho mu gihe kizaza. Aravuga ati aba bombi bari mu Buraya, ariko ubutwari n'urukundo rw'Abanyarwanda byabo byabumvishije ko bajya kwitangira abandi Banyarwanda. Kenshi ibyo babikoraga imiryango yabo itabibashyigikiyemo. Yatubwiye nanone kuri Gatabazi Felicien. Uwo ni Venanti Habiyambere. Undi nawe mugenzi wanjye François yakomojeho ni uwitwa Joyce Umuganwa. We yasomye inyandiko yacu ijyanye na Rwabutogo. Yaratubwiye ati nshimishijwe no gusoma ibyo mwanditse kuri Rwabutogo. Muraho, murakoze cyane. Narezwe nabanye n'umukobwa wa Rwabutogo, Faraziya Nyirazamani, umugore wa Gacinya ka Nyirinkwaya. Rero nishimiye no gusoma amakuru ya ba sogokuru banjye babiri, Rudahirwa na Rwigemera. Rwigemera yabyaye data Gerard Rwigemera. Nari narayoboye impamvu Rwigemera atambaraga imikenyero nka Rudahigwa, kumbe yari yarabitojwe n'Ababiligi. None muzatwandikire amateka ya nyina wa Rwigemera, twabuze uyatubwira neza. Nyirakabuga bavuga ko yari umugore wa Musinga. Ese yarategetse mu batware nawe yabaga he? Ese yabyaye abana bangahe ko tuzi sogokuru wenyine? Inzu yaratuyemo ubu ikorerwamo iki? Ese Nyirakabuga yari umwega? N'umugore wa Rwigemera yari umwega? Kantara ese hari icyo bapfanaga? Ubwo murumva ibibazo uyu nguyu yatubajije abonye amakuru twatangaje kuri Rwabutogo.
birumvikana ko tutashoboraga kumuha ibisubizo by'ibibazo byose yifuzaga, ariko murabona ko inyandiko zacu zituma abanyarwanda banyuranye bagira ibyo bibaza ku mateka y'abanyarwanda, baba bafitanye isano nabo cyangwa batayifitanye. Ubwo nabangushubije ijambo kuri abo bagiye batwandikira. urakoze kuba nyine bavuze, ariko hari nka buriya Filipo wadufashije gukosora, ari muri babandi basomye nyine mbere yuko mbese version finale bagite, ariko hari n'abandi uretse nka Filipo, hari Professeur Mupendana Pierre Claver nawe yadufashije gukosora kunoza inyandiko, hari Professeur Ferdinand Nahimana nawe yaradufashije, yewe twasabye na Eugene Shimamungu kudufasha, ndakeka ko nawe hari inyandiko nziza yaduhaye. Donc abantu benshi na Ambassadeur Celestin yaduhaye za commentaire nziza maze kubisoma, Kabanda Celestin. Donc kubera ko dukeka ko ibintu turi gukora tugerageza kubigeza ku bantu ngo bumve ko ibyo tugamije ntabwo ari ibintu turi gukora gushwa, turi gufata ibintu mu by'ukuri byabaye. Abo ni Abanyarwanda, umunyarwanda wese atakombye kugira isoni zo kumuvuga, kuko uko yaba ameze kose hari uwakoze amakosa, icyo gihe bizadufasha twebwe kugira ngo twere gukora nka wundi wakoze amakosa, ahubwo dukore nka wa wundi wakoze neza, sibyo? Donc nicyo kintu cya mbere tugomba gukuramo. Abo bantu babaye mu Rwanda bagasiga koko ibirari, ntibikwiye ko nk'ubu mu Rwanda umuntu yabaza mu rubyiruko, abasore bafite imyaka 30, wabwirutse se umuntu ubona wakubera icyitegererezo, ugasanga abantu bose bari kugenda bavuga ngo Kagame ko, kandi ntabwo ari umuntu wenyine wabaye mu Rwanda ushobora kuba yaba icyitegererezo cy'abandi. Hari benshi bamurusha intambwe Abanyarwanda bakwiye kugenderaho, bakavuga bati turagera ikirenge mu cyanaka. Nk'umunyarwanda w'umunyapolitiki wagira ikirenge cyo mu cyambo bimutwa, akamenya ko politike ari ukuyikora, waba ugeze aho wenda ukaba wanava mu nzira ukabisa abandi, ariko ukabikorana ishema, ku buryo nyine ugenda nta gutinya, ukareba hirya ukavuga ko igihe wagomba gukora ikintu waragikoze. Bagenzi bawe muhuriye mu ishaka bakubwira bati noneho uwo mwanya ukeneye undi muntu, ukawuvamo nta pfunwe nta ntugunda, ugakomeza ugakorana n'abo bantu. Ni ibintu bigaragaza mbese ni ugukura ibyo bita mu Gifaransa maturité politique ikenewe cyane cyane muri ibihe byacu. Usanga buri gihe turwana abantu batazi impamvu tugomba kuja hariya. Ni kubona turi kugana hafi ku musozo, ubwo twerekanye wenda igitabo cyacu muri make, ariko sinzi nje mvuze nk'ubu mvuze kuri muri wenda namwe kamera mwagira icyo muvuga kuri bari abantu twanditseho 6, wenda umwe muri bakagira icyo avuga. François wagira uwo ugira icyo uvugaho, wenda ushingiye no kuri twanditse, cyangwa se uko wamumenye ko nka Perezida Habyarimana waramumenye kamera? Ninde ubajije? Nari mbajije mwese, ndababajije mwembi, duhere kuri François. Agapfukamunwa wibuke kugakoraho. Turi kugana, cyangwa niba ukize Ambroise ashobora gutangira, kuko wenda wowe ngo kiri ugipfutse umunwa. Ambroise. Okay, ndumva ntaravuga kuri bariya twanditseho b'abategetsi bari bazwi cyane, ahubwo ndagira ngo mvuge ku bategarugori. Abategarugori turi gukora uyu mushinga, abantu twaraganiye tubabwira amazina y'abantu turi gushakaho ubushakashatsi, baratubwira bati abagore bari hehe se ko twumva nta banyarwandakazi muri gushaka gukora ubushakashatsi bamenyekanye cyane. Byatumye rero mu gihe cyashize mu 2020 dutangira gutekereza mu mateka y'u Rwanda abategarugori bamenyekanye cyane, bituma
ni ubushakashatsi twamazeho nk'amezi 3 agera kuri 4 bituma tugera ku nyandiko irimo abitwa ba Robwa umukobwa wazunguye se kubera ko se yari yaraheze ibwami yaragiye guhakwayo adashobora kuvayo kubera ko nta muhungu yagiraga. Noneho uwo Robwa aravuga ati data naramubuze yaheze ibwami kandi nkeneye ko yatahuka, nuko yihindura umusore, amabere arayazirika, nuko arashorera ajya ibwami. Agezeyo aravuga ati nje kuzungura data, nuko bamufata nk'umusore nyine uje kuzungura ise. Aza no kugira ubutwari akajya burusha n'abasore nyabasore, ku buryo yaje kumenyekana nk'intwari. Uwo Robwa rero nawe azwi mu mateka y'abanyarwandakazi bamenyekanye cyane. Hari abo ba Robwa, hari ba Ndabaga, ba Bwiza bw'Amashira. Mu bihe bya vuba twavuze kuri ba Gicanda n'abandi benshi, ku buryo iyo nyandiko yacu twayitangaje kuri The Rwandan. Noneho televiziyo Ikondera iyibonye idusaba ko twayikoramo ikiganiro Valens yagizemo uruhare. Iyo video iri kuri YouTube ijyanye n'icyo kiganiro kijyanye n'inyandiko twakoze ku bategarugori b'abanyarwanda kazi bamenyekanye mu mateka y'u Rwanda kuva kera aho twashoboye kugera. Abo ba Robwa ni nabo mu gihe cya ba Ruganzu, Bandabaga nabo naba kera cyane. Hari n'abandi benshi, wenda Valens abo yibuka mu bo twakoze ubushakashatsi yagira akajambo avugaho mbere yuko tugana ku musozo. Urakoze Ambrose, ndagira gusa ngo mbaze nyine, ntabwo ari ndumva witiranyije Robwa na Ndabaga. Robwa yari mushiki wa Ruganzu, we ari mu bagore Musenyeri Kagame yanditseho ngo bagize wa undi kuko yagiye yari yarashatse mu Gisaka namwitiranyije na Ndabaga akikubita ku ngoma ngo kugira ngo atazabyara umuntu uzagira. Nawo Ndabaga niwe wakoze ibyo wavuze nyine byo kuja kungura se. Ariko nyine harimo twanditse ku bagore benshi, harimo n'abakuru ngubu nk'aba Ingabire, twavuzemo n'aba Indamange. Mu bintu bigaragara ko bafite hari abantu urabona uko ubuzima bugenda. Dufite mu rwego rw'umushinga twafashe icyemezo cyo kwandika kuri bariya basize ibirari mu kinyejana cya 20 kandi bagatahuka mu kinyejana cya 20. Ariko birumvikana ko tutibagirwa ko hari n'abandi bagore, hari n'abandi bantu, ko ntari n'abagore gusa, hari n'abagabo nabo bazagaragara nk'abantu batanze umusanzu ukomeye. Nk'ubu wavuze wa mugabo b'abagabo bavuye mu Bubiligi barimo Dr. Frodouard. Nibuka umudogiteri wari uri hano twabaye nawe wamanutse muri tugishinga Icumbi, we yaramanutse aja mu mpunzi, aja gufasha impunzi kuzigurira muri Kongo. Igihe rero bazicuraga nawe baramucuye, ariko mareze umuzima nyine ni Imana. Ariko hari abantu nk'izo geste bagiye bazikora bagomba mu by'ukuri kumenyekana kubera icyo kintu bakoze cyo kugira ngo bagende berekana ngo umuntu avuga ati nize kubera ko badata batanze umusanzu, reka nje kubafasha aho bahungiye byo kuhabavura. François, turi kugana ku musozo, ubwo wagira nyine niba wenda tutagire dusezera. Hari ahantu naje kugira akabazo
ku ijwi hari ibyo ntagiye numva neza cyane cyane kuri kote ya Valence, ariko Ambrose nari ndi kumwumva neza cyane rwose. Naho ubundi niba tugeze ku musozo, ubwo icyo navuga nakwifatanya n'ababashimiye, nkabashimira rwose aka kazi katoroshye muri gukora, kandi nkifuza yuko mugumya kugira imbaraga, nkasaba n'abatwumva n'abazakurikira ikiganiro yuko ababishoboye batanga umuganda wabo uko bashoboye, kubera yuko burya hari ikibazo tugomba kujya twibaza kandi tukacyisubiza. Ni ikibazo cyoroshye cyane: ninde uzabidukorera? Nitwe tugomba kubyikorera. N'aya mateka yacu rero, iyo tubonye yuko bari kuyagobeka, ninde se ugomba kuyagorora? Nitwe. Ni ukuvuga yuko rero aka kazi kari gukorwa karakenewe. Murumva yuko kiriya gitabo cya mbere cyasohotse, murabona komantere zabayeho, abantu babivuzeho, hari amasomo yavuyemo, murabona abantu bandi bazaza mu gitabo cya kabiri, murabona kiriya gitekerezo cyo kwandika ku bagore. Ahubwo ndatekereza yuko nko ku by'abagore hashobora kuzaboneka ibindi bitekerezo byinshi cyane, kubera ko nubwo abagore bavugwa, abo mwavuzeho no muri kiriya kiganiro ari bake, ariko hari n'abandi. Ndatekereza ko hano mushobora kuzakora ahubwo na exception, kubera ko hari abagore umuntu atavuga ko ari abanyarwandakazi ariko bazwi mu Rwanda. Urugero natanga, nta nubwo ari no mu Rwanda gusa, ahubwo ni ku isi hose. Ni nk'umugore bita Nyabingi, uzwi cyane mu Rwanda nubwo akomoka mu Buganda. Akaba ari umugore uzwi mu mateka nk'uwarwanyije abakoloni b'Abongereza, ku buryo yamereye nabi rwose Abongereza. Nyabingi, impamvu navuze yuko azwi no ku rwego mpuzamahanga, ni uko niba ntibeshye muri Jamaica hariho abantu rwose bamukurikira, hariho abantu, mbese abayoboke be muri Jamaica barahari. Murumva rero yuko ibitekerezo ari byinshi, ko hamwe na hamwe hari igihe donc mushobora kuzakora exception. Ahasigaye nabifuriza ishya n'ihirwe, kandi nkabifuriza yuko uyu umushinga wazagera ku nshingano ugamije, kandi ko wazagirira akamaro Abanyarwanda bakeneye kumenya ukuri ku mateka yacu, ku mateka y'u Rwanda, kugira ngo atazagobekwa, azagende avuga ukuri nk'uko bigomba. Murakoze. Wakoze bwana Turikumbiko François Xavier. Ambrose, ni wowe utahiwe. Urakoze. Nanjye mu kusezera, ngaruke gato ku badufashije. Hari umudamu witwa Ariane Mukundente uwa muri Canada, nawe ukora ubushakashatsi ku Banyarwanda bamenyekanye cyane. Tumaze iminsi duhana ubushakashatsi bwacu, tukaba twizera ko igihe kizagira tukajya dufashanya kurushaho. Hari na bwana Alex Munyandekwe
wifuza kuzadufasha gushyira umushinga wacu kuri Wikipedia, dukeneye inkunga y'abadufasha gukora site internet y'umushinga, n'abadufasha mu bushakashatsi nyirizina, kuko abo tugomba kuvuga amateka, abanditse amateka y'u Rwanda bamenyekanye cyane ni benshi. Murabona ko tutari benshi, ariko umushinga urakenewe. Ubwo rero tukaba twizeye ko ababyifuza mwatugana. Mu kurangiza, hari email y'umushinga yitwa ibirari by'amateka mu ijambo rimwe @gmail.com, ibirari by'amateka mu ijambo rimwe @gmail.com. ubwo naho mwatwandikira. Nkarangiza nifuza ko abazakurikira iki kiganiro cyacu kuri uyu mushinga bazareba icyo uyu mushinga ugamije. Hari ibyo twavuze dutangira, ariko ikigamije nanone ni ukugira ngo abanyarwanda muri rusange, amoko duturukamo atandukanye, uturere dutandukanye dukomokamo, twumve ko duhuje amateka. Amateka yacu turayasangiye, nubwo twe ku giti cyacu, aho amoko yacu, uturere dukomokamo bitandukanye. Murakoze. urakoze Amos. En fait nagira ngo ibintu muvuze mwembi ni ibintu byiza bijanye kuko n'uyu mushinga wacu kandi bifite akamaro. Ntabwo rero nshaka gutinda, ndagira ngo nanjye nsoze. Noneho ariko ndasoza mu kanya nari mvuze kuri Dominico Mbonyumutwa, ndagira ngo nsozereze ku magambo make umwami Rudahigwa yavuze igihe yaturaga u Rwanda Kristo umwami. Donc aya magambo minsi yashize mwumva hashize imyaka nk'itatu cyangwa 4, nagiye muri diaspora rwandeza hano bari kwizihiza, bari gukora bira byo kwibuka, nsanga nyine harimo ibinyoma. Noneho ndabasaba mbasomera aya magambo ari muri isengesho yanditswe mu gitabo cyanditswe na Musenyeri Bahuje Imihigo Kizito, avuga nyine kuri iryo sengesho rya Rudahigwa, arusaba ngo abagabo barutuyemo ubahe umutima w'indacogora mu ishaka barurwanira ryo kurushira imbere no kurukomezamo amahoro wazaniye isi yose, ngo bavanemo imico ya kera yo kugirirana nabi no guhuguzanya no kubeshana, kwiba no kwambura n'izindi ngeso mbi zose zidahuje n'ubuvandimwe bifuza. Aha iyo wibutse ko nko muri 1994 abantu bari barasinye amasezerano bakarengaho bakica umuperezida wari wemeye nyine gusinyana nabo amasezerano, wumva ko ariho hanavuye nyine ipfundo ry'ibibazo kugeza ubu u Rwanda rugifite tutarwashobora kwikiza. Ibintu byo kubwizanya ukuri, byo kwemera ko turohesha mu Rwanda, nk'uko bivuze ko u Rwanda ari urwacu twese, igihe bizagerwaho amahoro azajya mu Rwanda. Murakoze, ndabashimiye. Naho ubutaha ngo ntashirarukwa, ndizera ko uyu mushinga tuzongera kuvugaho bitari rimwe bitari kabiri. Murakoze.